mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Pantekote-Pst Sadock kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka nongere mbasuhuze nshuti bakunzi, kandi mbasuhuze cyane by'umwihariko mwebwe mwahisemo gushyira inyakiramajwi zanyu kuri uyu murongo. Aka kanya rero nkaba mbahaye n'ikaze mu mwanya mwiza tugiye kumva ijambo ry'Imana. Nkaba rero mbasaba rwose aho muri mu kazi murimo, ibyo mwaba mukora ibyo ari byo byose, ndagira ngo mbasabe rwose twakira ijambo ry'Imana n'imitima iciye bugufi, ndetse mbere y'ibyo reka tubanze dusenga Imana kugira ngo tuyisabe kubana natwe muri uyu mwanya. Mana nziza, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe bitarondoreka, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kugira ngo tubashe kongera kubumbura ijambo ryawe, dusome twige, kandi tugusabye n'imitima iciye bugufi nguze ubane natwe muri uyu mwanya kugira ngo iri jambo ryawe tukirisoma tukiryiga twigishwe nawe. Umwuka wera abane natwe, asobanurire imitima yacu n'ubugingo bwacu kugira ngo tubashe kumva neza icyo ijambo ryawe ritwigisha, kandi uduhe guca bugufi dukora icyo iryo jambo ritubwira. Rero bana natwe ndetse na bagenzi bacu bari hirya no hino bateze amatwi, twese tukugirireho umugisha uyu munsi wa none, utubere umunsi tutazibagirwa mu buzima bwacu kubw'ijambo ryawe tugiye kumva. Urakoze rero kuri mwiza, kandi kugiye gukora imirimo n'ibitangaza, ndetse ugakora ibirenze kure cyane ibyo tugusabye, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka nongere mbahe ikaze, kandi mbasabe dufungure Bibiliya zacu mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 2. Ndetse iki gitabo abandi bakita ibyakozwe n'umwuka wera, ndetse nta nubwo wagira isoni zo kucyita ibyakozwe na Yesu Kristo amaze kuzuka. Iki gitabo nibyo kibandaho. Urebye hano mu gice cya mbere umurongo waho wa mbere, haravuga ngo Teofile we, muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose. 2, kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru amaze gutegeka intumwa yatoranije azitegekesha umwuka wera. 3, amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Rero Yesu yarakoze imirimo n'ibitangaza no kuvuga iby'ubwami bw'Imana nyuma yuko azutse. Ntabwo ari cyo turi buganireho, gusa nuko nashaka kubwira ko iki gitabo ushobora kucyita ayo mazina uko ari 3: ibyakozwe n'intumwa, cyangwa se ibyakozwe n'umwuka wera, cyangwa ibyakozwe na Yesu Kristo amaze kuzuka. Uyu munsi rero turacyaganira ku gakiza. Muri iki gice cya 2 cy'ibyakozwe n'intumwa, tuhabona ikintu cyabaye kitari kimenyerewe, nubwo umunsi wo wari utuwe uriho unizihizwa. Habagaho umunsi wa Pantekote kera cyane, uyu munsi warabaga, ariko uyu munsi noneho nyirizina ubwo umwuka wera yamanukaga kubana n'intumwa, ubutazongera kuzihangaho gusa, ahubwo aje kubana nazo by'iteka ryose. Habaye ikintu kidasanzwe, nk'uko tubisoma uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 12. Habaye ikintu kidasanzwe. Zaba intumwa zari zitarigera zibibona nyirizina, zari zarabibwiwe ariko zari zitarabibona, zari zarasezeranijwe umwuka wera,
ariko bari bataramenya neza nyirizina icyo bisobanuye kugeza iki gihe ku munsi wa Pantekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriro urabatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo, ngo haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo, ngo bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. I Yerusalemu rero ngo habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Iri jambo ni nko kuvuga ngo bari baraturutse ahantu henshi cyane hatandukanye. Ngo uwo muriri rero ngo ubaye, benshi baraterana, nuko batangazwa nuko umuntu wese wo muri abo bigishwa ba Yesu bari kuvuga. Ariko ibyo bavuga abo batuye i Yerusalemu, buri wese wavuye mu bihugu bitandukanye, mu mahanga atandukanye avuga indimi zitandukanye, batangazwa nuko abo bigishwa ba Yesu barimo kuvuga ibitangaza by'Imana, kandi buri wese akabumva mu rurimi rw'iwabo. Ariko ibi byose hari icyo byayoboragaho. Iyo ukomeje ukareba hepfo mu mirongo ikurikira yo muri iki gice, ubona yuko hari abantu baturuka mu bihugu bigera kuri 16 ndibwira. Ibihugu bigera kuri 16 bari bari aho ngaho. Abangaba bavuga ko bumvise aba bigishwa ba Yesu bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi ziwabo, kandi aba bantu ngo bari bazwiho ko atari abantu bize ngo babinuze. Byarabatangaje rero kumva barimo kuvuga indimi ziwabo, kandi batarigeze bajyayo, batarigeze biga. Ariko ibi ngibi byari birimo guteguriza imitima y'abantu kwakira ijambo ry'Imana rikomeye cyane, ndetse ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'agakiza. Petero iyo urebye hepfo ku murongo wa 14 no gukomeza, yatangiye kubwiriza ubutumwa bwiza, ndetse ubutumwa bwiza yabwirizaga ingingo nyamukuru ni iyi ngiyi. Yararimo kuvuga ko Yesu Kristo Imana yamugize umwami na Kristo. Imana yamuzuye mu bapfuye, akaba ari muzima, kandi akaba ari Kristo, ari Mensiya, ari umukiza. Nicyo Petero yari arimo kubwiriza. Rero yavuze mu magambo menshi, kandi ayo magambo turaje tuyarebeho uyu munsi wa none. Yesu ni umukiza, ntabwo ari umwe mu bakiza, nta nubwo atangira iby'agakiza hanyuma ubundi umuntu akabyikomereza. Ntabwo Yesu ari umufasha cyangwa akeneye umufasha kugira ngo akize, ahubwo Yesu ni umukiza. Niwe ukiza abashaka gukizwa bose, kandi akabakiza burundu. Nta bundi bufasha ashyiriweho, ahubwo ni umukiza. Hano rero muri iki gice n'ubundi ni naho tubona ugusohora kw'icyanditswe Yesu yavuze muri Matayo igice cya 16. Matayo igice cya 16 umurongo waho wa 18 n'uwa 19. Yesu yabwiye Petero amagambo avuga ngo, nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Aya magambo impamvu itumye numva nayavugaho nuko ari amagambo meza, ariko kandi ntabura kuzana urujijo mu bantu. Yesu ahangaha yabwiye Petero ko, ushatse wareba mu murongo wa 17, ngo Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yona. Ku murongo wa 18 Yesu aramubwira ati uri Petero,
Petero mu kigiriki ni ijambo risobanura ibuye ritoya, Petros, ibuye ritoya. Hanyuma Yesu nureba neza muri uyu murongo yaravuze ngo kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Nta muntu n'umwe utazi itandukaniro ry'urutare n'ibuye. Ibuye ni ibuye nyine ritoya, ariko urutare ni cya kibuye kabisa umuntu atabasha gukura hasi ubwe. Urwo ni urutare. Nta muntu wakura urutare hasi mu mbaraga ze za kimuntu. Oya, n'imashini hari igihe biba ngombwa ko zibanza kurusatura. Yesu rero yari arimwo avuga ko azubaka itorero rye kuri urwo rutare, urwo Petero yari amaze kuvuga. Ari we nde? Ari we Kristo. Ntabwo dufite umwanya uhagije ngo tujye mu byanditswe uhereye mu isezerano rya kera tugende tureba ukuntu Kristo ari we washushanwaga n'urutare. Ntabwo ari Petero, kandi Yesu ntiyigeze abwira Petero ko ari urutare, yamubwiye ko ari ibuye. Murongo wa 19 Yesu yabwiye Petero ko azamuha cyangwa se azamuha imfunguzo z'ubwami bw'Imana. Hari rero abantu batekereza yuko icya mbere itorero rya Kristo ryubatse kuri Petero. Icyo ni oya, ntabwo ari cyo. Itorero rya Kristo ryubatse kuri Kristo we ubwe. Yesu rero igihe yavugaga ko azaha Petero imfunguzo z'ubwami bw'Imana, yari arimo avuga yuko Petero ari we uzazana cyangwa se uzafungura aya mahirwe y'ubukristo mu bayuda ndetse no mu banyamahanga. Amahirwe yo kumva iby'agakiza nyuma y'uko Yesu asubiye mu ijuru. Petero niwe agomba kuyafungura, haba ku bayuda haba no ku banyamahanga. Uyu munsi rero muri iki gice cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 2, ku munsi wa Pantekote, Petero yafunguye uyu muryango. Yafunguye uyu muryango ku bayuda. Niwe wa mbere wahagaze avuga Yesu Kristo wabambwe, agapfa, agahambwa, akazuka. Hanyuma iyo wongeye ukareba mu gice cya 10 uhereye ku murongo waho wa 34 ukageza kuri 42, 46 ndibwira, ubona neza nanone Petero arimwo afungura uyu muryango w'ubukristo, cyangwa se arimwo afungura iyi nzira y'ivugabutumwa bwiza bw'agakiza mu banyamahanga. Mu nzu kwa Koroneliyo avuga ubutumwa bwiza, benshi barihana, benshi barakizwa, abantu bari bahari benshi buzura umwuka wera. Hanyuma ivugabutumwa rikomeza rityo, ivugabutumwa riraguka. N'uyu munsi wa none nanjye nawe turi kumva cyangwa se nanjye uri kuvuga, twese turanezerewe, turashima Imana. Abamaze kwakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, abamaze kumenya ubwami bw'Imana no kubusobanukirwa, abo bantu bose nzi yuko muzi ibyo ndi kuvuga, muranezerewe cyane. Petero niwe wafunguye, cyangwa se niwe wabivuze mbere yuko abandi bose babivuga, nk'uko yari yarabisezeranijwe n'umwami Yesu Kristo. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bw'Imana. Hari abantu rero bazi yuko Petero ngo afite imfunguzo z'itorero. Igisubizo ni oya. Ntabwo Petero yahawe imfunguzo z'itorero, yahawe imfunguzo z'ubwami bw'Imana. Kandi noneho icyo nakubwira ni uko Petero atigeze na rimwe agira ubwibone ngo avuge ko hari ikintu ari cyo kidasanzwe kurenza abandi. Iyo ugiye hano mu byakozwe n'intumwa igice cya 15 umurongo waho wa 7, ndagira ngo aya magambo nyasome nihuse, urebe amagambo yavuye mu kanwa k'umugaragu w'Imana Petero, urebe niba harimo ubwibone cyangwa se harimo kwivuga uko Yesu atamuvuze, cyangwa se ukundi kuntu benshi bajya batekereza kuri we. Bibiliya irambwira ngo, ariko reka mere ku murongo wa 6, intumwa n'abakuru bateranira kujya inama y'ayo magambo.
habaho imburanya nyinshi, maze Petero arahaguruka arababwira ati, bagabo bene data, muzi yuko kera Imana yantoranyije muri mwe kugira ngo akanwa kanjye abe ariko abanyamahanga bumvamo ijambo ry'ubutumwa bwiza bizere. Imana irondora imitima y'abantu yarabahamije ubwo yabahaye umwuka wera nk'uko yamuduhaye natwe. Ntiyashyiraho itandukaniro ryacu nabo, ahubwo yogesheje imitima yabo kwizera. Nuko niki gitumye mugerageza Imana mwikoreza abigishwa imitwaro basogokuruza batashoboye kwikorera, ndetse natwe nuko. Ahubwo twizera yuko ubuntu bw'umwami wacu Yesu ari bwo buzadukiza, nk'uko nabo bazakizwa nabwo. Ninshaka reka ndekera aha, gusa icyo nashaka kukwereka nuko Petero atarimo kwitandukanya n'abandi bizera. Ntabwo ari kwitandukanya n'abandi bana b'Imana, nawe yibona ku munzani umwe n'abandi bana b'Imana. Ari kuvuga yuko ubuntu bw'Imana, ubuntu bwa Yesu Kristo ari bwo buzadukiza twese, baba abayuda baba abanyamahanga. Dukizwa no kwizera, twezwa no kwizera. Ndagira ngo iki kintu wongere unacyumve neza disi we. Twozwa ibyaha byacu no kwizera amaraso ya Yesu Kristo. Iki kintu ngitsindagiriye ko turimo kureba ku gakiza, kandi Petero yararimo abwiriza ku gakiza kuri uyu munsi wa Pantekote. Abigishwa barenga 120 bari bateraniye muri iki cyumba. Ntabwo igihe bavugaga mu ndimi bari barimo bavuga ubutumwa bwiza, oya, bavugaga ibitangaza n'imirimo y'Imana. Ahari wenda bamwe bari bari kuvuga ukuntu Imana yambukije Abisirayeli inyanja itukura. Ahari wenda bamwe bari bari kuvuga ukuntu Eliya yazamuwe akajya mu ijuru adapfuye. Sinzi ibyo bari bari mu kuvuga, gusa bari bari kuvuga imirimo y'Imana n'ibitangaza by'Imana. Nuko abantu benshi bamaze guterana, abantu benshi bamaze kuza hafi yaho abo bigishwa ba Yesu bari bari kuri uyu munsi wa Pantekote, Petero arahaguruka, Petero arabwiriza, Petero akoresha za mfunguzo Yesu Kristo yari yaramubwiye ko amuhaye imfunguzo, azamuha imfunguzo z'ubwami bw'Imana. Reka nsubiremo kino kintu nshuti yanjye. Ubutumwa bwiza bw'agakiza ni urufunguzo rufungura ubwami bw'Imana. Ntabwo ari we warukoresheje gusa, Pawulo yararukoresheje, Yohana yararukoresheje, intumwa za Kristo zararukoresheje, yewe abakristo kuva kera kose bararukoresheje mu mateka. Bagiye bafungurira abantu bari bari mu mwijima, bakabafungurira ubwami bw'Imana bakoresheje ubutumwa bwiza bw'agakiza. Petero rero kuri uyu munsi wa Pantekote afungura ubwami bw'Imana, ndetse nk'uko turi buze kubibona, benshi cyane barahindukiye, benshi cyane imitima yabo ikorwaho, barahindukira mu mitima yabo, ndetse biritubwira yuko abantu benshi kuri uwo munsi bakijijwe. Yabwirije abantu kuri Yesu wabambwe, ababwira Yesu wahambwe, ababwira Yesu wazutse. Reka nkubwire kino kintu, ubu nibwo butumwa bwiza bw'agakiza. Iki nicyo cyonyine gihindura umunyabyaha wari ukwiriye gupfa akarimbuka, nicyo kimuhindura icyaremwe gishya, nicyo kimuhesha ubugingo. Iki nicyo gikura umuntu mu rupfu rw'iteka akaba atakirimbutse, ahubwo kikamwinjiza mu bugingo buhoraho. Kumenya Yesu Kristo wabambwe agahambwa akazuka, kwari umwami, kandi kwari we Kristo, kwari we mukiza, kwari we Mensiya, hanyuma ukamwizera,
biguhesha ubugingo buhoraho. Biguhesha ubugingo buhoraho. Byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo waho wa 37. Petero amaze kubwiriza, amaze kuvuga amagambo menshi, amaze kuvuga Yesu uko yabambwe, uko yahambwe, uko yazutse, ndetse amaze kubwira iteraniro ryari riri aho ngaho uruhare ryabigizemo. Mwene magambo yararimo kubabwira ati, mwamubambishije amaboko yanyu y'abagome, nimwe mwamwishe, yewe nanjye iyo nza kuba mari nari kuba ndimo n'uyu munsi, kandi sindi kuvuga ko ntari ndimo. Yesu yapfiriye ibyaha byanjye. Iyo bitaba ibyaha byanjye ntabwo aba yaragiye ku musaraba, ntabwo yarakubiswe ibiboko, ntabwo yarambitswe ikamba ry'amahwa, ntabwo aba yaratewe icumu mu rubavu, ntabwo aba yarashinyaguriwe, ntabwo aba yaranyuze muri iyo mibabaro yose. Ariko kuko umunyabyaha Sadoki Imana yamukunze cyane, bigatuma itanga umwana wayo ngo apfe urupfu rubi rw'umusaraba. Nicyo cyabambye Yesu, nicyo cyamuzamuye ku musaraba. Byari ibyaha byanjye, hanyuma aremera kubw'urukundo, kubw'imbabazi nyinshi cyane, ajya ku musaraba. Ntabwo ari uko yawushyizweho n'imbaraga za kimuntu, yaremeye ubwe aritanga. Nta mbaraga zibaho zirenze iz'Imana, ahubwo Imana mu rukundo rwayo rwinshi yemeye kwicisha bugufi, yambara akamero k'umuntu, yemera no gupfa urupfu rw'umusaraba kugira ngo jyewe umunyabyaha mbashe gukira. Yewe nshuti yanjye we, nawe niba uri umunyabyaha ukaba waragiriwe ubuntu, ukasobanukirwa ubutumwa bwiza, urabyumva ibyo ndi kuvuga, uzi neza imbaraga z'umusaraba, uzi neza agaciro k'umusaraba n'urupfu bya Yesu Kristo, uzi ingaruka zabyo. Ariko kandi niba utari wakizwa ukaba uteze amatwi, ndagira ngo umenye neza ko urupfu, guhambwa no kuzuka bya Kristo, ibyo ngibyo byonyine ariho ipfundo ryawe ry'agakiza rizingiye. Ukwiriye kubimenya, ukwiriye kubisobanukirwa. Impamvu yapfuye nuko jyewe nawe turi abanyabyaha kandi dukwiriye gupfa. Birambwira ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, kandi ndi umunyabyaha. Niba nawe uri umunyabyaha, ubwo nawe umeze nkanjye. Gusa ubaye uvuga ko utari umunyabyaha, waba uvuze ko Imana ari umunyabinyoma, kuko Bibiliya irambwira ngo umuntu wese uvuga ko ari nta cyaha afite aba rwose yishuka, ndetse ukuri kuba kutari muri we. Bibiliya irambwira mu Baroma 3:23, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Umurongo wa 9 w'icyo gice aravuga ngo nta wukiranuka n'umwe. None se waba uhari ukaba utagira icyaha? Yewe watubwira. Gusa Bibiliya itubwira neza ko abamaze kweza ibishura byabo, cyangwa se abamaze kwiyejesha amaraso ya Yesu Kristo, kwiyejesha, kwizera igitambo cya Yesu Kristo, abo ngabo Imana ibabona nk'ibyaremwe bishya. Kandi umuririmbyi we yaravuze ngo Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso ntancira urubanza rubi, ahubwo anyita ukiranuka. Iyo ndirimbo ubu nsigaye nyiririmba nuzuye umunezero mwinshi, kuko jyewe Sadoki wari ukwiye kurimbuka. Uwiteka umucamanza iyo mbonyeho amaraso ntancira urubanza rubi, ahubwo anyita ukiranuka. Reba ubwo buntu bw'Imana butangaje bwankuyeho iyo migozi y'ibyaha. Uyu munsi nkaba ndi umwana w'Imana, ntabwo ari kubw'imirimo yanjye myiza. Bibiliya irambwira mu Befesi igice cya 2 umurongo waho wa 8, mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Umurongo wa 9 ukavuga ngo ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Iyo biza kuba kubw'imbaraga z'umuntu, yewe twebwe abanyantege nkeya, ubanza Agakiza tutari kumenya naho karengeye. Hari abantu rwose b'abanyembaraga bagahubanuza kakarangira. Ariko Imana ishimwe, kuko ntabwo itanga nk'uko abantu batanga,
ahubwo Imana ubuntu bwayo burenze cyane uko tubivuga. Urukundo rwayo rurenze cyane uko twakwigera turuvuga. Hari umuririmbyi umwe wavuze ngo rusumba inyanja, rusumba ukwezi, rusumba ikuzimu. Mbese urukundo rw'Imana nta hantu dushobora kumenya, twarupimira, nta n'ikintu twarugereranya nacyo. Ni rwinshi cyane, rurenze uko twakwigera tunarusobanukirwa. Urwo rukundo rero nirwo rwahesheje Sadoki agakiza k'Imana binyuze mu rupfu, guhambwa no kuzuka bya Yesu Kristo. Igihe yapfaga ni jyewe yarapfiriye. Namwe inshuti zanjye banyabyaha bagiriwe ubuntu, namwe mutari mwakira Yesu Kristo, ndagira ngo mbabwire ko Yesu yabapfiriye. Yapfiriye abari mu isi bose, atitaye ku cyubahiro, atitaye ku butunzi, atitaye ku kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo buri muntu wese. Yohana igice cya 3 umurongo waho wa 16, Bibiliya irambwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Niba uteze amatwi, nawe uri mu mubare w'abari mu isi. Imana yagukunze ite? Ku kihe kigero? Cyane. Yaragukunze cyane. Iryo jambo cyane sinzi uburyo narisobanuramo, ariko risobanuye icyo ngicyo rivuze. Cyane. Yagukunze urukundo rutagira akagero. Yankunze urukundo rutagira akagero. Nge nawe Bibiliya ni kwitubwira mu Baroma igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 8 ngo Imana yerekanye urukundo rwayo rwinshi cyane ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Mana ushimwe ko wadukunze bihagije ku buryo wemeye gutanga Yesu Kristo. Iyo ataba amaraso ya Yesu ntabwo tuba turi kwirirwa tuvuga, tuba twararimbutse, ahacu haba hatakibukwa. Ariko amaraso ya Yesu Kristo, urukundo rw'Imana, nirwo rwatumye Imana yohereza Yesu kugira ngo adupfire urupfu rubi ku musaraba. Petero iki nicyo yabwirizaga, kandi iki nicyo gihesha uwizera agakiza. Imbaga y'abantu yumvise iby'urupfu rwa Yesu, imbaga y'abantu yumvise ibyo guhambwa kwa Yesu, yumvise igitangaza Imana yakoze ubwo yazuraga Yesu Kristo akazuka. Kandi imbaga y'abantu yari ahangaha ku munsi wa Pantekote bumvise ko Yesu yazize ibyaha byabo, ndetse bamwe baraho barabyibukaga bazamura amaboko bavuga ngo nabambwe, nabambwe, basheze bavuga ngo nabambwe. Barabyibukaga bamwe kuko ntabwo hari haciye iminsi myinshi cyane. Bibiliya irambwira hano ku murongo wa 37 w'iki gice cya 2 cy'ibyakozwe n'intumwa ngo abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, bibacumita mu mitima. Baragiye bakurura ibyanditswe nk'uko Petero yari arimo kubibabwira, babihuza n'ibyo bari barabwiwe n'abahanuzi. Bamwe ubwabo banisomeye, bumvise kenshi, bandi bisomeye, barangije ngo bibacumita mu mitima. Bamenya yuko Yesu ari Kristo, kandi bamenya yuko iby'Imana yamuvuzeho byose byasohoye, maze ngo bibacumita mu mitima. Barebye ku ntara abanyabyaha, bareba ukuntu bakwiriye imbabazi z'Imana, bakeneye imbabazi z'Imana, ngo bibacumita mu mitima. Barangije babura icyo gukora, kuko rega nta kintu wakora ngo wikize. Wowe uteze amatwi, ndagira ngo nkubwire ko nta kintu na kimwe wakora ngo wikize. Hari abantu benshi cyane njya mpura nabo mu ivugabutumwa hirya no hino, bakambwira bati rwose mukozi w'Imana wari ukoze kutubwiriza, ariko turi kugerageza, ndimo ndagerageza ibishoboka byose. Icya 10 rwose iyo nsibye rimwe nsaba Imana imbabazi, ariko ubundi ndagerageza, ndi kugerageza ibishoboka byose, ndi gukora ibishoboka byose. Ibyo byari byiza, ariko ndagira ngo nguce intege, ntago bihagije. Bibiliya tubwira ngo si kubw'imirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Ntabwo ari kubw'imirimo. Umva nshuti yanjye, ushaka kujya mu ijuru, ntabwo uzajya mu ijuru kubw'imirimo yawe myiza. Umuntu uzajya mu ijuru ni uwizeye umurimo utunganye,
wakozwe kandi ukarangizwa na Kristo. Igihe yazamukaga ku musaraba, igihe yambikwaga ikamba ry'amahwa, igihe yaterwaga icumu mu rubavu, igihe yashinyagurirwaga, igihe Yesu yanyuraga muri iriya mibabaro yose y'umusaraba na ruriya rupfu, agahambwa, akazuka, ibijyanye no gucungurwa k'umuntu Imana yari ibikoze ibirangije muri Kristo. Hanyuma Imana isaba umuntu ikintu kimwe: kwizera imbabazi zayo muri Kristo Yesu. Aho ni mu rupfu rwe, guhambwa kwe no kuzuka kwe. Ibi ngibi ubyizeye ahabwa agakiza. Hanyuma nyuma yaho hari ubuzima bwa gikristo. Bibiliya itwigisha uko umukristo akwiriye kugenda. Bibiliya itubwira neza yuko ubuntu bw'Imana buhesha abantu bose gukizwa bwabonetse, kandi butwigisha kureka ibyaha no kugenda twubaha Imana. Aha ndagira ngo nsindagire kino kintu. Hari abantu bigisha yewe banibeshya ko ubwo Kristo yapfuye agahambwa akazuka, iby'ibyaha byarangiye, ntacyo bivuze, nta n'ikimana bibwiye. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Bibiliya ntabwo ibyigisha. Bibiliya itwigisha neza yuko dukwiriye kugenda nk'uko bikwiriye intore z'Imana. Dukwiriye kugenda nk'uko bikwiriye abana b'Imana. Bivuze iki? Bivuze ngo dukwiriye kwigana Imana. Ndetse Bibiliya niko itubwira mu Befeso igice cyaho cya 5. Bibiliya tubwira ngo twigane Imana nk'abana bakundwa. Niba koko twarabyawe n'Imana, twari dukwiriye kwigana Imana, twari dukwiriye kugenda nk'uko Imana ibishaka. Abefeso igice cyaho cya 5 umurongo waho wa mbere birambwira ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Hanyuma hepfo hakatubwira ibyo gusambana, ibyonona, kurarikira, ibyo bintu byose n'ibindi byinshi ntibikwiriye kuvugwa mu bana b'Imana. Kubera iki? Kuko twabyawe nayo, ntidukwiriye kuguma mu bubata bw'ibyaha ndetse na Satani. Petero amaze kubabwiriza ubutumwa bwiza, bira nk'uko itubwiye ku murongo wa 37 w'igice cya 2 cy'ibyakozwe n'intumwa, ngo ayo magambo abacumita mu mitima, ngo nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Byarabayobeye, bibaza icyo bakwiriye gukora, basanga bo batakizi. Barabaza bati, mutubwire, mutugire inama, twakoze ibara, turabanyabyaha, turabakurimbuka, none tugire dute? 38 Petero arabasubiza ati, nimwihane. Kwihana bisobanuye guhindukira, ukareka imitekerereze wari ufite, ugahindukira, ukayitera umugongo, ukayireka. Aba bantu nabo bari bafite imitekerereze yo kwinezeza, yo kwigumira mu byaha, bari mu cyerekezo kibajyana mu kurimbuka. Petero arababwira ati, nimuhindukire, murekeraho kwanga Kristo, murekeraho kuba mu mwijima, nimurebe Kristo wabambwe, agapfa, agahambwa, akazuka. Nimurebe Kristo ari we Mensiya, nimurebe Kristo ari we mukiza w'abari mu isi, nimurebe Kristo muhabwe ubugingo. Maze ngo nk'uko Bibiliya ibitubwira, abagera ku 3,000 kuri uyu munsi wa none barahindukiye, bareba Kristo, wa wundi wabwirije kenshi mu masinagogi, wa wundi wabambwe ku musaraba, bose babireba, wa wundi wapfuye, bose babireba, agahambwa, akazuka. Benshi barabimenya ko yazutse, kuko hari abahamya benshi cyane babonye Kristo wazutse, baramwizera, barakizwa. Kubera iki? Bumvise ubutumwa bwiza bw'agakiza, maze nk'uko bitubwiye ngo bubacumita mu mitima, barihana, barizera, barakizwa. Kuri uwo munsi nk'uko Bibiliya ibitubwira ngo kubigishwa ba Yesu hiyongereyeho abantu 3,000.
bakijijwe n'iki? Bakijijwe no kwizera Kristo wabambwe, agapfa, agahambwa, akazuka. Nta maturo batanze, nta bya 10 bari batanze, ntabwo bari barigeze bajya no mu materaniro, ntibari barigeze bakora imirimo myiza ngo iyo mirimo Imana ibabwira iti narebye imirimo yanyu ngenda nyiterateranya none mbonye ko mwiriye kubaha agakiza. Oya, barumvise iki? Bumvise ubutumwa bwiza bw'agakiza. Nubuhe? Urupfu, guhambwa no kuzuka bya Kristo, maze barabyizera, barakizwa. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Bakijijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera ubwo buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana bwarabakijije, barabwizeye burabakiza. Uyu munsi, ku munsi wa Pantekote, aho bari hariya i Yerusalemu, barabyumvise, barabyizera. Bamaze kubyizera barakizwa, ndetse biritubwira yuko abantu 3,000 banabatijwe kuri uwo munsi, bakiyongera ku bigishwa ba Yesu bari batiraniye muri icyo cyumba cyo hejuru. Bibiliya itubwira neza ko bageraga ku 120. Nshuti mukundwa uteze amatwi kuri uyu munsi wa none, mbese koko mu by'ukuri urakijijwe? Ndakubaza nkwinginga, mbese koko urakijijwe? None se wakijijwe gute? Kuri uwo munsi, igihe utekereza ko wakijijwe, ni ubuhe butumwa wumvise? Wakijijwe kubwo kwizera iki? Bitekerezeho. Nusanga utari wakizwa kubwo kumva ubutumwa bwiza, ukabusobanukirwa, ukamenya Yesu Kristo wabambwe, agapfa, agahambwa, akazuka, nusanga utarakijijwe kubwo gusobanukirwa impamvu y'urupfu rwa Yesu, uyu munsi wa none wakizwa rwose. Izina ryawe ryakwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye none ukamenya neza udashidikanya kukijijwe, kandi ko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ndakwinginze, itegereze neza kano kanya, urebe neza niba ukijijwe koko by'ukuri, ukaba ukijijwe nk'uko abandi bizera bo muri Bibiliya bakijijwe, nk'uko intumwa za Kristo zigishije, nk'uko abandi bigishwa ba Yesu bigishije, ndetse nk'uko Yesu Kristo yigishije iby'agakiza. Niba atari uko wakijijwe, uyu munsi wa none wakizwa. Uyu munsi wa none nawe waririmbishwa n'umunezero yuko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ndakwinginga ngo wisuzume kano kanya. Reka mbashimire cyane kuba mwabanye natwe, kandi mbashimire cyane ko mukunda Imana ndetse mugakunda n'ijambo ryayo. Ariko kandi nanabasabe ngo murikunde by'ukuri koko. Kurikunda by'ukuri nuko uritega amatwi neza, kugira ngo wumve neza icyo rikubwira kandi ukora icyo ngicyo. Rero amasaha yacu nahangaha twemerera kugarukira. Reka mbashimire cyane, kandi mbasabe ko mushobora kuduhamagara kuri 0783001646. Ubaye ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, ariko by'umwihariko ku bijyanye n'agakiza, rwose pe waduhamagara, kandi twanezezwa no kukwakira no kukuganiriza ku ijambo ry'Imana kubirebana n'agakiza, cyangwa se n'indi ngingo iyo ari yo yose waba wifuza ko twaganiraho. Kubwo gufashwa n'Umwuka Wera, ndizera ntashidikanya ko hari ikintu Imana yashyize muri Bibiliya tudashobora gusobanukirwa. Rero ushobora no kutubona ku mbuga nkoranyambaga, kuri YouTube, kuri Twitter, kuri Facebook, aho hose wahatubona wanditse gusa Calvary Independent Baptist Missions of Rwanda. Aho ngaho uba ushobora kumva ibiganiro byacu, hanyuma ukaba wanatwandikira, ukaba wabaza ikibazo icyo ari cyo cyose. Imana rero ibaha umugisha. Reka mbifurize ko namwe amazina yanyu yakwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo?
ese impanda ivuze Yesu agarutse nona cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, nibyo ari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi.